niba wageze kuri kiliziya ugasanga idafite amapave n'ikigega cy'amazi ariko yubatse ishuri n'ivuriro, uwo muntu n'umufatanyabikorwa wawe waha iminsi ariko utamufungiye. Nyakubahwa Minisitiri Mbabarire, muri iyi minsi mfite ejo bundi perezida yaravuze ngo indwara abantu barwaye niba ari bwoko ki tuyibavurize he, nge naje kuyimumenyera ni ingufuri. Uwatinze gusoraho kugira ngo umubwire uteje uzaze gusora, usiga ufunze aho yagakuye icyo gusora. Uwo usanze amapava atariho kugira ngo abakristo baze mu muganda bavuye gusenga bayashyireho, usiga ufunze. Indwara n'ingufu wowe ntago bemera ko bari gufunga zina nsengero. Nge nemera ko ngewe ubwanjye bwa mbere bakitanga itangazo navuze ko hari insengero bakwiye gufunga bagafunga na pasiteri. Erega ubusuku zifunga gusa nizigomba gusengwa. Uretse gato nge banza wumve nge navuze ibyo minisitiri atavuze. Hari pasiteri bakwiye gufunga bagafunga n'urusengero. Uwo pasiteri n'uhe ukora ibigikwiye gufungirwa, kuko niba umuntu aza akabwira abantu ngo ntibajye ku kazi, akabwira umugore ati ntujye gupimisha inda nzagusengera ubyara umwana umeze neza, uwo muntu arimo arica abantu. ngira ngo nicyo wowe ahubwo ntabwo bakwiye gufunga urusengero, akwiye kujyana narwo. Bishop hari ikintu bashaka gukora ko aricyo nangiye kuvuga, ngira ngo ibyo hari icyo nemeranya nawe na Scovia cyo kuvuga yuko hari ibikorwa n'umupastori aho gufunga urusengero nafunga pasiteri. Bare kubivuga gutyo. Ikindi cya kabiri hariho uri musenyeri bwo biraremereye nibyo kuko bishobora kuba ari amakosa y'uwo mupasiteri noneho agafunga urusengero kandi urusengero rufite inyungu benshi basumbye uwo mupasiteri.